Reka mbasuhuze mwese mukunda ibiganiro bya People TV Rwanda. Uyu munsi ni itariki 7 Mata, umwaka ni 2025. Uyu munsi mu gihugu hose hatangijwe icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni ibihe bishaririye Abanyarwanda, ni ibihe bikomereye Abanyarwanda. Reka mbihanganishe mwese Abanyarwanda bo muva mukagera, yaba bari mu gihugu cyacu n'abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane yose igize isi. Ariko reka nihanganishe cyane mwe mwese mwasigaye, ndavuga abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni ibihe bibakomereye cyane kumva ko mutakiri kumwe n'abanyu. Mwese mwabuze ababyeyi, mubura abana, mubura inshuti ndetse n'abavandimwe. Reka mbihanganishe babwire ngo nimukomere. Jyewe nitwa Shyaka Eloi, mbahaye ikaze kuri People TV Rwanda. Kino cyumweru tuzagendana nka People TV Rwanda, tuzabagezaho gahunda zose ziteganyijwe muri iki cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Gahunda zose zo kwibuka mu gihugu hose muzazibona hano kuri People TV Rwanda. Uyu munsi si Abanyarwanda gusa bari kwibuka, ahubwo n'abanyamahanga b'inshuti z'u Rwanda bifatanyije n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Yitwa Ali Kiba, umuhanzi ukomeye wo mu gihugu cya Tanzania. Nawe ni inshuti y'u Rwanda kuko ari mu bifatanyije n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Umuririmbyi Ali Saleh Kiba, wamamaye nka Ali Kiba wo mu gihugu cya Tanzania, yifatanyije n'Abanyarwanda n'inshuti mu kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Yabigaragaje mu butumwa yatangaje ku rukuta rwe rwa Instagram kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Mata 2025, mu gihe Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda batangiye icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni. Ali Kiba yagize ati: twifatanyije n'Abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, ntibizongera ukundi. Mu bihe bitandukanye, Ali Kiba wamamaye mu bihangano binyuranye yakunze kugaragaza ko yumva neza amateka asharira Abanyarwanda banyuzemo, akifatanya nabo mu kuzirikana no kunamira inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ali Kiba ari mu bahanzi bubashywe cyane muri Tanzania, akaba umwanditsi w'indirimbo. Ari mu bakomeye wita cyane ku kuririmba cyane indirimbo zubakiye ku mudiho wa Bongo Flava. Ni umwe mu bakomoka mu gace ka Kigoma, ndetse yashinze inzu y'umuziki yise Kings Music Label. Aherutse no gutangiza radiyo yise Crown FM. Ibyo wabumenye kuri Ali Saleh Kiba, wamenyekanye nka Ali Kiba, umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Uyu nawe ni inshuti y'u Rwanda, ni umuhanzi ukomeye cyane, ni inshuti z'abahanzi b'Abanyarwanda, ariko ni inshuti y'u Rwanda kubera ko nawe yifatanyije natwe kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Jyewe nitwa Shyaka Eloi, mukomere, abakomeye mukomeze abandi, Imana ikomeze kubakomeza.